Mwami Yesu, Mana igira neza, Mana ifite ubutware n'ubushobozi, ni wowe wenyine ugira icyo urema ukagikomeza. Ni wowe wivugiye muri Yeremiya 33 urandika ngo ntabaza ndagutabara, nkwereka ibikomeye biruhije utamenya. Ni byinshi bikomeye imbere yacu, ni byinshi bitwereka kugaruka kwawe, ni byinshi bitumye abantu badamarara, ariko turagusabye muri uyu mwanya kugira ngo ubu butumwa tugiye kuvuga buhindure imitima, kandi izi ndirimbo zifashe uwaruguye umwuma, uwarugiye kugwa, uwarunaniwe. Uri Imana ikinga ntihagire ukingura, kandi iyo ukinguye nta n'umukinga. Muri uyu mwaka turagushimiye kuko ari wowe wenyine wo kwizerwa, ni wowe wenyine ushobora byose, ni wowe wenyine ujya ufasha umuntu muri kondisiyo iyo ari yo yose, ari ubuzima bw'ishuri, ari ubuzima busanzwe. Uri Imana yo kwizerwa, ni wowe utajya unanirwa. Ndagusabye kugira ngo umwuka wawe wera angumeho, umwuka wawe wera ntamveho, kandi nk'uko Mose yavuze ngo nutajyana natwe ntaho tujya, nanjye ntajyanye nawe muri rivuga butumwa sinarishobora. Aho umuntu ashobora kubaho akwiringiye, Mwami ndagusabye kugira ngo ukomeze uduhe imbaraga. Iyi cano komeze uyagure mu izina rya Yesu, cyane ko nta yindi ntego usibye kwamamaza ubutumwa bwiza buruhura, ubutumwa bwiza umuntu yakira akababarirwa ibyaha. Urakoze, turagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Yesu ashimwe. Bene data, nongeye kubasuhuza muri uyu mwanya, mbifuriza amahoro y'Imana. Hashize iminsi itari mikeya ntashobora kuba twaganira ijambo ry'Imana kubera amasomo menshi, ariko Yesu yaravuze ngo uko murushaho kwegera umunsi w'imperuka mujye munarushaho guterana kwera. Ngarutse rero ngira ngo tubanze turirimbane indirimbo ntoya, hanyuma tuganire ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana ni umuti. Ijambo ry'Imana riraruhura, ijambo ry'Imana rirakiza. Iyo ndirimbo iravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha. Imana ibaha umugisha. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare no mu nzira z'abanyabyaha. Kandi ntiyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Imana akaba ariyo yishimira. Kandi amategeko yayo akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro. Hahirwa uwababariwe ibicumuro bye, maze ibyaha yakoze byose bigatwikirwa. Hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa, umutima we ntubemo uburiganya. Umuntu nk'uwo nateze kugubwa nabi, kandi icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Ikindi umuntu nk'uwo abashinganye, naho uzamusanga hose ujye umwubaha. Byashoboka ko wamurusha amashuri, ushobora kumurusha n'uburanga, wamurusha amafaranga rwose menshi, ushobora kumurusha imiryango ikomeye, wamurusha kubyara abana benshi, ariko numubona ujye umwubaha. Aho uzasanga umukobwa wubaha Imana, ujye wirinda kumuvogera. Niba ari umusore akaba yubaha Imana yacu, we kumusuzugura ngo nuko ari umukene.
niba ari umubyeyi yubaha Imana we kumusuzugura ngo nuko yapfakaye, niba ari umugabo wubaha Imana we kumusuzugura ngo ubona nta mibereho afite. Ijambo ry'Imana rimwita umukiranutsi bene nk'uwo kuko aba yarababariwe ibicumuro bye. Nta muntu umuvuma nta muvumo wamufata, burya nta n'umuntu ujya umuvuga nabi kuko n'ubigerageje wese ntagubwa neza. Icyakora inzara yamugeraho akababara pe, ashobora gusonza rwose akababara pe, yabwirirwa akaburara bose bakabimenya, ashobora gukena abantu bose nabwo bakabimenya, yarya rimwe abantu bose nabwo bakabimenya, ariko uhumure ntabwo uzicwa n'inzara, humure ntabwo uzicwa n'inzara, wowe humura ntabwo uzapfa n'iryo zina ribi. Ninde wari wabona intumbi y'inyoni yaguye ku gasozi ngo yishwe n'inzara? Ninde wari wabona intumbi y'igishwi cy'inyoni yapfiriye ku gasozi ngo yishwe n'inzara? Uko niko utazapfa ngo wishwe n'inzara, uhumure ntabwo uzicwa n'inzara, wowe humura ntabwo uzapfa n'iryo zina ribi, uhumure ntabwo uzicwa n'inzara, wowe humura ntabwo uzicwa n'inzara. Imana ibaha umugisha. Iryo jambo ryanditse muri Zaburi igice cyaho cya mbere uhereye ku murongo wa mbere, niho handitse ayo magambo avuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira z'abanyabyaha. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Bibiliya ijambo ry'Imana, ayo magambo yanditswe na Dawidi abwiriza ubutumwa bwiza, aravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi. Muri make, igihe wiringiye Imana ukayizera, birakwiriye yuko ugira itandukaniro n'abandi batarizera Imana. Birakwiriye ko wera imbuto zikwiriye abihannye. Ubona abantu benshi bavuga ko bakijijwe, ariko wareba imbuto bera ukabona zitandukanye n'ibyo bavuga. Nyamara Yesu yabwiye abigishwa be ngo abigishwa ba Yesu b'ukuri cyangwa abamwizera b'ukuri ngo bazabamenyera ku mbuto bera. None se mwene data, nshuti yanjye, mubyeyi, muvandimwe, aho uri hose urimo urera imbuto? Ndagira ngo mbibutse yuko iyi si turimo uko muyibona izarangira. Bibiliya ivuga neza yuko isi ishirana no kwifuza kwayo. Ku basomyi ba Bibiliya cyangwa ku bantu bakunda gusenga, tuzabona ibimenyetso byinshi byerekana ko Yesu agiye kuza. None se ko Yesu agiye kuza, waba warakiriye umwami Yesu? Waba warakijijwe? Ikimenyetso cya mbere ngo imitingito, tuzumva imitingito hirya no hino ku isi. Usomye hano muri Matayo ibice byaho 24 havuga uburyo mu minsi y'imperuka bizaba bikomeye, ngo hari igihe imitingito izajya ibaho hirya no hino ku isi. Ujye kumva wumva imitingito yabaye, abantu benshi bapfe. Twagiye twumva aho byagiye biba muri iyi minsi, nko muri Turikiya n'ahandi, aho abantu barenga 10,000 byapfuye kubera imitingito. Abantu bakaryama bugacya bapfuye. Nyamara ntabwo ariko bari babyiteze, ariko ibyago biri muri iyi si bikabagwirira. None se nshuti y'Imana, iyi si ko irimo idusiga, iyi si ko irimo ishira, wowe urakijijwe?
ijambo ry'Imana ravuga ngo Yesu niwe wenyine ufite ubuhungiro bw'ukuri. Yesu niwe wenyine wihishamo ukumva ufite amahoro, ukumva utuje, ukumva utazacirwaho iteka. Ikimenyetso cya kabiri ngo tuzumva impuha z'intambara hirya no hino ku isi. Ibyo ku bantu wenda batega amatwi cyangwa bazi kugenzura cyangwa basoma barabibona yuko izo mpuha z'intambara zirahari. Ujya ukumva nko muri Ukraine, ukajya ukumva mu Burusi, ukumva ibihugu bimwe na bimwe ukumva birashyamiranye. Nyamara ibyo ngibyo ku basomyi ba Bibiliya cyangwa kubizera, kubarindiriye umwami Yesu, ni ibintu byahanuwe bigiye gusohora. Dusomye muri Matayo 24 niho havuga ngo hari n'igihe ngo abantu bazajya bavuga ngo dore Kristo ari hano, abandi bati ari hano. Ijambo ry'Imana riravuga ngo muramenye ntimuzajyeyo kuko bazaba babashuka, ngo hazaduka abahanuzi benshi b'ibinyoma, ngo abo nabo kandi bazayobya benshi. Mu by'ukuri ndagira ngo mbabwire ikimenyetso wenda cya gatatu, muzumva indwara z'ibyorezo. Reba ukuntu corona yaje igakwira isi yose. Mu by'ukuri ni icyorezo, aho abantu bose bagiye bambara udupfukamunwa, umuntu akaririmba apfutse umunwa, ugasanga ni ibintu bisa nabi, ni ibintu bitigeze bibaho. Ariko ureba ikibazo cy'abantu nabyo bamaze kwifata nk'ibintu bisanzwe, abantu barabyibagiwe. Nta nubwo abantu bamwe barebye uburyo ibihugu byinshi abantu bapfuye ngo nibura bibatere kwiringira umwami Yesu no guhindukira. Ndagira ngo rero mburire mwebwe dukurikiye hano kuri Arabohora TV, nuko nababwira ngo nimushake umwami Yesu bigishoboka kwabonwa. Imana ibaho umugisha. Ikindi kimenyetso niki cy'ubutinganyi nacyo kirimo, nabyo ni ibihe bya nyuma, nibitwereka ko Yesu agiye kugaruka, aho abantu batakinyuzwe nuko baremwe. Usomye mu Itangiriro ibice byaho 6 ugakomeza kuri uwo murongo wa 13, hari aho byanditse ngo Imana yicuza ko yaremye abantu mu isi, ngo biyitera umubabaro. Reba hiremo umugore, ariko igihe kikagera umugore akumva atakinyuzwe nuko ari umugore, akumva ashaka kuba umugabo, akaba yagenda akibagisha, akikuramo uko Imana yamuremye, akumva ashaka guhinduka ukundi kuntu. Ngewe maze iminsi nkora research kuri icyo kintu, byarambabaje cyane, aho abantu batakinyuzwe nuko Imana yabaremye, so batangiye gusuzugura Imana, batangiye kumva ko hari ukundi kuntu bamera. Aho umugabo nawe yumva atanyuzwe nuko ari umugabo cyangwa ari igitsina gabo, akumva yahinduka umugore cyangwa agahinduka umugore. Mu by'ukuri ni ibintu biteye agahinda, ni ibintu bibabaje, ni ibintu bitwereka ko umwami Yesu yenda kuza. Icyo nagira ngo mbabwire bene data bakunda gusenga, ni mube maso, ni mwegera Imana nayo izabegera, kandi murwanye Satani nawe azabahunga. Icyaha kimaze guhabwa intebe, haba mu madini, mu matorero amwe namwe, icyaha cyahawe intebe, aho uzasanga insengero zuzuye abantu, ariko wareba ugasanga harimo abesikoro, ugasanga harimo ababeshyi. Ariko byari bikwiriye yuko umuntu nibura wamenye Imana, witiriwe izina ry'Imana, agira itandukaniro. Ese ingendo yawe igaragaza Yesu? Imvugo yawe igaragaza Yesu? Iyo urimo ugenda mu isoko ucuruza ugaragaza Yesu? Ese imyambarire yawe igaragaza Yesu? Ubona abantu bageze aho babura uko bifata mu by'ukuri, aho abantu basigaye bagenda bambaye ubusa uko bavutse, akumva ntacyo bimutwaye. Yes, niba warabihisemo ubwo ni ibyawe, ariko ndashaka kubabwira kubamenya Imana rwose, mureke twegera Imana nayo izatwegera. Turwanye Satani nawe azaduhunga, Imana iduhana umugisha. Ndashaka gusoma rino jambo ariryo nsorezaho, riri muri Yeremiya ibice byaho 39 umurongo waho wa 17. Haranditse ngo ariko Uwiteka aravuga kandi ntuzatangwa
ariko weho kuri uwo munsi nzagukiza ni ku Uwiteka avuga, kandi ntuzatangwa mu maboko y'abantu utinya. Ni ukuri nzagukiza kandi ntuzicishwa inkota, ahubwo ubugingo bwawe uzabutaburura kuko wanyiringiye ni ku Uwiteka avuga. Amen. Ku bantu rero mwiringiye Imana, ndagira ngo mbature rino jambo ribakomeze. Imana irakubwira ngo kuri uwo munsi bizaba bikomeye. Uwiteka arakubwira ngo nzagukiza, kandi akakubwira ngo nta nubwo uzatangwa mu maboko y'abantu utinya. Uwiteka arakubwira ngo azagukiza kandi ntuzicwa n'inkota. Ntabwo uzicwa n'ibyaha ngwe ku gasozi, ahubwo umwami Yesu afite ukuntu azakurinda, afite ukuntu azagukiza, afite ukuntu azaguha ibyiringiro. Usanga rero n'ubu butumwa bwiza nubwo tubuvuga, ababuvuga usanga bahigwa, usanga wenda abantu batabyumva bavuga ati se biriya ni ibiki. Uzanitegereze, ngiye byarantangaje, ubona amacanozi avuga ijambo ry'Imana ry'ukuri, amacanozi abwiriza abantu kwihana kuva mu byaha, usanga abantu batayakunda. Hari n'igihe abantu bafungura agahita afunga ni bya bindi. Ariko reka mbabwire, hari igihe bino bintu abantu bazabyifuza babibure. Ndakugira inama wowe wumvise rino jambo, niba ushaka kwakira umwami Yesu, wasubiramo aya magambo tukagusengera. Ndabashimiye mwese mwari mukurikije ijambo ry'Imana aho muri hose. Imana ibaho umugisha. Reka wowe utarakira Yesu, utarakizwa ariko ubyifuza, wumva urushye ushaka kuruhuka, iyo wakiriye Yesu uraruhuka, imitwaro wari wikoreye urayimuha akakuruhura. Ndagira ngo wowe warudukurikiye ushaka kwakira Yesu, subiremo aya magambo, vuga ngo mwami Yesu, ndakwizeye, ndakwiringiye. Unyandukure mu gitabo cy'abarimbuka, unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Imitwaro yanjye ndayiguhaye, uyinyikorerere kuko ni wowe wambambiwe. Guhera uyu munsi ngiranye isezerano nawe ko mbaye icyaremwe gishya, ko ngiye kugukurikira, ko ngiye kukwiringira, ko ngiye kukwizera. Ibyantandukanyaga nawe ndabiretse, ahubwo nemeye imibabaro yose y'umusaraba, kandi ndifuza ko nanjye mu bo uzahamagara bajya mu ijuru nzumvemo izina ryanjye. Ndagushimiye mwami ko umbabariye, ibyaha byanjye byose ndabyatuye mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusenge. Mwami Yesu, uri Imana igira neza, uri Imana ikiranuka. Bene data bakwakiriye uyu mwanya ubababarire, ubakureho umugayo wose, icyaha n'igisa nacyo. Abari barwaye ubakize, abafite ibigeragezo hirya no hino ubakize. Twirukanye imbaraga zose z'umubi, imbaraga zose z'umwijima, imbaraga zose z'abarozi, imbaraga zose zirwanya ubutumwa bwiza mu izina rya Yesu. Turasenze kugira ngo buri wese afashwe n'iri jambo. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Urubanza rw'ibyaha n'imbaraga mbi zabyo bye kuza sindukuni n'imbaraga bizabyo byekuza sindukundi. Ibyo twakora byose n'umwete wacu wose n'agahinda gasaze n'amarira adashira, byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha
byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha. Ntacyo nzanye mu ntoki kibasha kunshungura, simfite icyo naguha, nizeye umusaraba uwo wampfiriyeho, niwo njya niringira, uwo wampfiriyeho Yesu, niwo njya niringira, uwo wampfiriyeho, niwo njya niringira. Dore nambaye ubusa, ndakwinginze unyambike, sinabasha kwikiza, ndagushakaho ubuntu, unyuhagire ibyaha, mutabazi ne gupfa, unyuhagire ibyaha, mutabazi ne gupfa, unyuhagire ibyaha, mutabazi ne gupfa. Dore nambaye ubusa, ndakwinginze unyambike, sinabasha kwikiza, ndagushakaho ubuntu, unyuhagire ibyaha, mutabazi ne gupfa, unyuhagire ibyaha, mutabazi ne gupfa. Amen. Iyi ndirimbo iramfasha, ndayibatuye, namwe mujye muyiririmba. Ni ya 91 mu gitabo cyo gushimisha Imana,
iravuga ngo Mana unyuhagire ibyaha mutabazi ne gupfa. Ndumva ari ryo sengesho twasengana. Hari indi ndirimbo nanone nshaka kuririmba.